ikibazo kugabanya ubwanwa urimo urabusukura awalan ava mu Islam, kogosha ubwanwa mu Islam ni haram, kogosha ubwanwa mu Islam ni haram. والدليل على ذلك دليل ibigaragaza na hinwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatanze itegeko na mbere yuko tumenye yuko Rasul yatanze itegeko aya muri Qur'an. Allah ratubwira ati wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Allah subhanahu wa ta'ala ratubwira ati ntabwo byari bikwiye yuko abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala b'igitsina gabo cyangwa se b'igitsina gore, Allah n'intumwa ye batanze itegeko yuko twe twabigiramo kujya kubitekerezaho, ahubwo abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bumvishe itegeko rya Allah, bumvishe itegeko ry'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nuko hakurikiraho ibintu bibiri byihuse, icyitwa sami'na twumvishe, wa ata'na dushyize no mu bikorwa. Ntabwo ari sami'na twumvishe byatugeze mu matwi, wa asayna turigometse. Rero Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanze itegeko abwira iyi umma, arabwira ati awful liha, mujye mutereka ubwanwa, nibigera kuri buno bwanwa bwa hejuru bakunda kwita amashurubu, abari bwo muzajya mugabanyaho cyangwa se mugogoshe, ariko ubwanwa Rasul yaduhaye itegeko ryo kubutereka. Hanyuma icyitwa kujya kubugabanya, icyo ngicyo ari abamenyi bagaragaje ko kugira ngo ujye kubugabanya, ujya kureba ugasanga abajya kubugabanya muri twebwe ari nk'ahari nabo, yuko ngo ari ukubanza bwose ukabufata ukabufungira mu gipfunsi, hanyuma uburenzeho akaba ari bwo ukuraho. Hari igihe usanga umuntu ubwanwa afite ntabwo bwajya anabushyize ahangaha mu ntoki ebyiri butaharenga, ariko ngo bari kubugabanya kugira ngo ugize nuko nk'uko ukawushyira ahangaha ntibwaharenga, si ubw'igipfunsi bwo uzabugeraho ryari. Kana n'ibyo guconga ibyo bireke, utazabuconga ugashiduka ahubwo unabwogoshe.